Imana igirakara kandi nimureke mbabwire ibintu bituma Imana irakara. Nta na rimwe Imana igirakarira. Nta na rimwe Imana igirakarira abami cyane, ahubwo irakarira abatambyi. Ni mumbabarire abagore muhorana mu marogi, abagabo mujya gusambana nabo muri abarokore mwaciye inyuma abagabo banyu. Ubwicanyi n'ubugome n'ubugambanyi mukora muri ababishopu n'abapasiteri, ubwesikoro n'ubugegera n'ubugetura mukora muri abavuga butumwa muri n'abahanuzi, ni mwebwe mutuma ibiri. Iyo ndebye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndeba aho cyavuye naho kigeze, nkareba iterambere ry'umuturage, ariko nareba iry'umukirisitu intimba ikanyica nkumva ngiye no kurira. Iyo ndebye mu gihugu usanga iterambere ry'umuturage rikataje, ariko nareba iterambere ry'umukirisitu nkasanga riri hasi. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabashuhuje cyane kuri Mama Charlene TV. Nizere ko mukomeye kandi muguwe neza n'umwami akomeje kubarinda no kubaba hafi. Muri uyu mwanya rero turashimira Imana cyane, yaturinze kandi twongerera uyu munsi kugira ngo hagire ibintu bikomeza gutunganwa, kandi yaturinze kugira ngo dukomeze kuvuga izina ryayo. Imana yaturinze kugira ngo benshi mukomeze mwaguke, kuko buri wese Imana ifite ikimurindira. Ntabwo Imana igirindira umuntu ubusa. Ishobora kukurinda kugira ngo ibyaha byakunaniye ubireke, ishobora kukurinda kugira ngo ukore umurimo, mbese Imana ikurinda kugira ngo misiyo yaguhaye ku isi ubashe kuyikora neza. Hanyuma za misiyo Imana igitanga ni misiyo zitandukanye. Burya niyo uri umuganga uri kwa muganga uba ufite misiyo yo kuvura abarwayi ariko ukabikora neza. Niyo uri umupolisi uri mu muhanda uba ufite misiyo yo gucungira umutekano abantu Imana yaremye, upfa kubibikora neza. Ntabwo rero abantu dufite misiyo gusa ari abigisha ijambo ry'Imana ryonyine, n'abandi bose bakora ibikorwa byiza ku isi baba barimo gukora ibintu by'Imana. Abantu bose bakora ibintu byiza baba bari gukorera Imana. Hanyuma uyu mwanya ndashaka ko kukubwira ngo Imana ishimwe ko iguhaye uyu munsi, kuko nk'uko umuntu ashobora kwica ibintu mu kanya gato ni nako yakiza ibindi mu kandi kanya. Imana nikurinda ikagusigaza, ikaguha amasaha, amasegonda, umunsi, ukwezi, umwaka n'imyaka. Nubona Imana iguhaye umunsi, ujye uteganya gukora ibyiza. Nubona Imana iguhaye kuramuka, ukaramuka utaramukiye mu bitaro, ukaramuka utaramukiye muri gereza, ukaramuka ahantu ufite ubwisanzure ubwo gukora icyiza cyangwa bwo kugira icyo ukora, ujye ukora ibyiza, kuko umuntu ukora ibyiza bari kubitsa kuri konte y'ubuzima bwe. Rero turashimira Imana, nanjye ndayishimiye, niyo mpamvu nanjye ndi gukora ibyo ngomba gukora, kuko iminsi dufite ntago tuyizi. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana nk'uko nabibabwiye. Uyu munsi turi buganira ijambo ry'Imana, nkubwire ngo ntago uzayugamamo kubera ko wayubakishije ibikenyeri. Iyo ni inki ninde bwubatse? Iyo twari kubaka ni iyihe? Ntago uzugama, ntago uzayugama kuko wubakishije ibikenyeri. Hanyuma turi burebe n'icyo twakubakisha. Ndabashuhuje rero rwose nimukomere, ntimugatake nk'abatagira Imana. Ijya kuturema yaraturemeye kandi Imana iriho ku bwacu. Nimuhumure, Imana irakuzi kandi iragukunda, igutekerezaho uko bwije n'uko bukeye, kandi nubwo utabasha kuyibona uyu munsi nimugoroba wayibona, nubwo igiza mu bundi buryo utabasha gutekereza, ariko burya ntiri kure yawe ahubwo irakwegereye. Hanyuma muri aka kanya nk'uko nabemereye ko tugiye kuzajya twigisha ijambo ry'Imana ryo ku cyumweru, ni ijambo muzajya mukurikirana ku cyumweru. Uyu munsi nyine ni umunsi w'ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu itangiriro ibice 6 umurongo wa 13. Titire ivuga ngo
Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Reka twisomere kuri 14. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Reka dusubiremo 14. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanye ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Amina. N'aya magambo tugiye kuganiraho, niyo mpamvu navuze ngo iyo wubatse wayubakishije ibikenyeri izakunyagira. Ariko uyu munsi ushobora gutangira kubaza kuko ntituzi igihe izagwira. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mugabo n'umugabo yari yaragiriye umugisha kuwiteka. Mureke mbabwire, nimba hari ibintu biryoshye cyangwa byiza bibaho, n'ukugirira umugisha kuwiteka akakumenya izina maze nawe ukamumenya. Ni ibintu biryoshye we, ni ibintu byiza. Hari abantu bazi ko hari ibintu byiza ku isi, gutunga amafaranga menshi, kugira gute. Ariko nimureke mbabwire, kugirira umugisha kuwiteka ni ibintu byiza biryoha kandi bikagirira umumaro ubifite. Kugirira umugisha kuwiteka akakumenya izina, kugirira umugisha kuwiteka akakumenya, kugirira umugisha kuwiteka mugakundana, ni ibintu byiza kandi bidafite ikintu na kimwe muri iyi si cyabisimbura. Kugirira umugisha kuwiteka nta kintu wabigereranya nacyo. Amena. Kugirira umugisha kuwiteka ntacyo wabinganya nabyo. Kugirira umugisha kuwiteka nta kintu wabihuza nacyo. Kugirira umugisha kuwiteka nta kintu wabipimanya nacyo, nta gihari. Kugirira umugisha kuwiteka ni ibintu byiza kandi byihariye, nta kintu wabigereranya nabyo. Koko umuntu agirira umugisha kuwiteka yaba yaranapfuye Imana ikamuzura. Umuntu agirira umugisha kuwiteka akamwongerera imyaka yo kubaho. Umuntu agirira umugisha kuwiteka akamurwanirira intambara abakomeye n'aboroshye batabasha kurwana. Umuntu agirira umugisha kuwiteka akamuha amahoro yo mu mutima, amahoro adashobora kujya kugura cyane ko atagurwa. Umuntu agirira umugisha kuwiteka agahezagirwa n'inzu ye. Iyo ufite umugisha w'uwiteka ukamugiriraho umugisha, icyo uvuze aragikora. Haleluya. Mbifurije kugirira umugisha kuwiteka. Iyo ufite umugisha kuri gitifu, hari ukuntu agenda kudefanda wanakoza amakosa, ibyo kabigendera. Iyo wagiriye umugisha ku gihugu, hari ibyiza, hari amasoko, hari ukuntu ugenda utera imbere kuko wagiriye umugisha ku gihugu. Iyo ugiriye umugisha ku muntu ugukunda akagukunda, hari ibyiza umukuraho. Ariko nje kukubwira ikintu bita kugirira umugisha kuwiteka. Imana yaremye isi n'ijuru, Imana idafite ikisa nacyo, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana ifite urukundo rutarondoreka, Imana ifite gukiza guhambaye, Imana ifite gukomera kuruta uko abakomeye, Imana ifite imbaraga ziruta iz'abanyembaraga. Kugirira umugisha kuwiteka ni ubuzima bwiza kandi bwiteka. Uyu mugabo witwa Nowa yagiriye umugisha kuwiteka. Agiriye umugisha kuwiteka, uwiteka mubwira ibyari biri ku mutima. Imana imumenera amabanga y'ibigiye kuba. Nimba hari ibintu byiza bibaho, n'ukugirira umugisha kuwiteka akakubwira ibyo ejo utarahagera. Imana ihabwe icyubahiro, akakubwira iby'abana bawe, akakubwira iby'akazi ukora, akakubwira iby'inzira unyuramo, akakubwira iby'ubukumi bwawe, akakubwira iby'ubusore, akakubwira iby'abuzukuru, ikakubwira iby'abakwe, ikakubwira iby'abakazana, ikakubwira iby'umugabo, ikakubwira iby'akazi, ikakubwira iby'itorero, ikakubwira iby'igihugu. Imana dore nyihaye icyubahiro. Amen, amen.
ikakubwira iby'uburwayi bwawe, ikakubwira iby'iherezo ryawe, ikakubwira iby'urushako, ikakubwira iby'inzira inyuramo, ikakubwira iby'intambara urwana, ikakubwira. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma umugabo witwa Nowa yari umusaza ufite abakwe, Imana ishimwe, hakagira n'abakazana. Yari umusaza ukuze ariko wakuriye mu Mana. Imana iramukunda nawe arayikunda. Erega abakunda Imana bamenywa nayo. Ntabwo ushobora gukunda Imana ngo ikwange. Ntushobora gushaka Imana ngo ureke kuyibona. Ntushobora kugendana n'Imana ngo igute. Ntabwo ushobora kuyitegera ibiganza ngo ikwime amaso. Ntushobora kuyihamagara ngo ireke kukwitaba. Ntushobora kuyambaza ngo ireke kugusanga. Imana ni nziza. Uyu musaza agirira umugisha kuwiteka. Uyu musaza Nowa hagirira umugisha kuwiteka. Imana ngo iritegereza ngo ibone ukuntu ibyaha by'abantu bikabije. Mureke mbabwire, sinje kubakanga, nta nubwo mbateye ubwoba, ariko Imana yo mu ijuru igira akazwa n'ibyaha by'abantu. Irarakara, yamara no kurakara igahita isuka umujinya ku isi. Nk'ubu hari ubuzima tubamo, hari n'ibintu biba muri rusange biturutse mu kurakara kw'Imana. Mu burakari bwayo ikagira ikintu itwoherereza. Ikintu gitangaje ni uko Imana iyo imaze kurakara ikagira icyo ikora, tubiherereza kuri bamwe ngo nibo babikoze, nibo babiteye, nibo babikoze. Ariko ari Imana yo mu ijuru yicaye itereka mbahane. Imana igirakara, Imana igirakara, kandi Imana iginaseka disi we. Imana igiseka ariko iginarakara. Irarakara. Yigeze irakarira umugabo witwa Farawo. Iramubwira ngo Farawo, rekura ubwoko bwanjye, imutumaho. Farawo arinangira yigira umudanje, ntamenye ko hari umudanje umurusha ubudanje. Imana irarakara iravuga ngo Farawo ngiye kumwibasira, ngiye gusuka ibyago mu gihugu cye. Uwo munsi Farawo ahura n'uruva gutaha. Reka nkubwire mu bintu Imana yakoze bibabaje kandi byashegeshe Farawo. Yaravuze ngo abana b'imfura bo kwa Farawo bapfe. Mureke mbabwire, Farawo ngo mu gihugu ahantu hari umwana w'imfura, kumva umwe arahamagaye ati napfushije umwana, undi ati nanjye uwanjye yapfuye, undi basanga ni icyorezo cyateye mu Egiputa kubera umujinya wo gufuhira ubwoko bw'Imana. Uwiteka aricara ati genda ufate inkoni ukubita umukungugu wo kwa Farawo mu Egiputa, ngo umukungugu wose uhinduka imbaragasa. Inda ziragenda zigera mu misego yisegura, zigera mu mabogisa no mu mapantaro ya Farawo no mu ngofero yambaraga, ziragenda zigera no mu bikote yifubikaga. Umugore wa Farawo, abana ba Farawo, abantu bose bo mu Egiputa inda zirabatera. Umva ko umuntu azi kurasa. Warasa se ukarasa inda, warasa ukarasa imbaragasa, wayirashisha ikihe gisasu. Imana irongera irarakara, iramubwira ngo genda urambure ikiganza cyawe. Imana ituma imbaraga zayo ku mazi yose yo mu Egiputa ngo haturumbukamo ibikeri. Ibikeri biragenda biratera kwa Farawo. Mureke mbabwire, ibikeri umutubu birakatsindwa. Ibikeri yaba ari kwinywera icyayi cya mu gitondo, yajya kona kamuna igikeri ngo ba ku mugati. Ibikeri mu madushi, ibikeri muri sari, ibikeri mu buriri, ibikeri mu bakomeye n'aboroshye. Ibikeri yabikoresha iki? Yari kubyirukanisha iki ko byuzuye igihugu cyose? Imana iti nibi ntago birarangira, ngo baza guterwa n'ibisimba byitwa ibibugu. Ibibugu yabikijijwe n'iki? Aravuga ati hoya ntibihagije, ngo amazi yose yo mu Egiputa ahinduka amaraso. Reka mbe mvuze ibyo ngibyo bikeya. Narindi kubabwira ko Imana igirakara. Imana igirakara, kandi nimureke mbabwire ibintu bituma Imana irakara. Nta na rimwe Imana igirakarira, nta na rimwe Imana igirakarira abami cyane, ahubwo irakarira abatambyi. Aho kugira
kugira ngo gitifu abe reka nkubwire, aho kugira ngo pasiteri abe mubi mu gihugu, gitifu yaba mubi. Aho kugira ngo ababishopu babe babi, abami baba babi. Aho kugira ngo umuhanuzi abe mubi mu gihugu, umupolisi yaba mubi, nta kibazo. Aho kugira ngo umuvugabutumwa abe mubi mu gihugu, umusirikare yaba mubi. Ndashaka kubabwira ngo abantu bajya bakurura kaga mu gihugu n'abantu babivanga bakabivangavanga bitwa abakozi b'Imana. Ariko nimwumva ikintu gikomeye, iyo essence yazamutse mu gihugu bahita batangira nyine gutuka igihugu. Nge burya murabivuga nk'abihorera, ariko burya icyo muzira ngenda kizi. Muri iki gihugu cy'u Rwanda harimo inzara, mu gihugu cy'u Rwanda bimeze gutya. Reka nze mbabwire igihugu cy'u Rwanda kibatwaye iki? Kibatwaye iki? Igihugu cy'u Rwanda nicyo kibigisha gusambana muri abarokore. Igihugu cy'u Rwanda maze byazamba mukitabaza ngo igihugu, dufite igihugu cyiza Imana ya Isiraheli yaduhaye, ariko umwanda wanyu w'ibyaha, umwanda wanyu w'ibyaha. Mu Rwanda umuceri urahenze, mu Rwanda ni igihugu cya kangahe mu bihugu bifite ni mumbabarire. Abagore muhonana mu marogi, abagabo mujya gusambana nabo muri abarokore mwaciye inyuma abagabo banyu. Ubwicanyi n'ubugome n'ubugambanyi mukora muri ababishopu n'abapasiteri, ubwesikoro n'ubugegera n'ubugetura mukora muri abavuga butumwa muri n'abahanuzi, ni mwebwe mutuma ibiciro bihenda. Gitifu satwaye ikimana, meya atwaye ikimana, umusirikare atwaye ikimana ko yibereye ku burinzi, umupolisi atwaye ikimana yo mu ijuru ko yibereye mu muhanda ari gukora akazi ke, perezida nyakubahwa atwaye ikimana ko ari kuzamura igihugu cye cy'u Rwanda. Ahubwo dore icyo muzira, muri kuzira aba bapasiteri n'ababishopu b'imihirimbiri yo mu nsengero banze kubaha Imana, batera inda abakirisitu babo bagasambana ku manywa na ninjoro, mugakora ibintu byangwa n'Uwiteka. Dore naba muri kuzira. Hanyuma Imana imanura umuceri, ubuse ko mufite umurengwe, ko mufite umurengwe kandi umuceri uhenze, noneho nukatuka bizagenda gute? Imana igira akara, Imana igira akara, kandi Imana igira akarira abayisenga. Niyo mpamvu nagira inama umuntu witirirwa izina ry'Imana, umuntu usenga Imana, nimba udafite n'imbaraga zo kureka ibyaha, bwira Imana iziguhe. Ariko kuba umukirisitu ukaba n'umupagani, iyo niyo dosiye izagucisha umutwe mu maso y'Imana, kandi muri gukurura umuvumo. Hari n'igihe Imana ihana abantu ku giti cyabo. Mureke mbabwira, Imana muri make igira akara, irarakara, kandi yarakara ikohereza ibintu bikomeye. Imana yirakaye ikora ibintu bikomeye. Imana igira akara igakora ibintu bikomeye. Njye mbabwira ukuntu iyo ndebye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo nkitegereje, sindi uwa kera, ariko iminsi imaze ku isi ntago ari mike, ntago ndi umwana utumutsima. Iyo ndebye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndeba aho cyavuye naho kigeze, nkareba iterambere ry'umuturage, ariko nareba iry'umukirisitu intimba ikanyica nkumva ngiye no kurira. Iyo ndebye mu gihugu usanga iterambere ry'umuturage rikataje, ariko nareba iterambere ry'umukirisitu nkasanga riri hasi. Havuga ngo Imana niza gusura gitifu izasanga ibyagombaga gukorera umuturage yarabikoze, ariko niza mu bapasiteri no mu babishopu izabaha imihini. Maze rero mukiyamata ngo mugiye gusengera igihugu. Mama we, musenga ibyaha by'abarokore bive mu gihugu, kuko igihugu se kibatwaye iki? Igihugu muracyakira amafaranga sera? Igihugu gifite amafaranga, igihugu kiri guteza imbere umuturage wacyo, igihugu gifashe neza umuturage. Yes, adafatwa neza. Uba abaturanye ntibavuye muri nyakatsi,
abaturage muracyaryama ku bishogoshogo matera ntizaje, abaturage murakihandura amavunja. Ndababaza, hari amavunja mu kirwara? Uzi ko batanze n'ibikwasi n'abantu bagahandurwa amavunja? Ariko mwe mwirirwa murindagira hano kuri kamera ngo ibiterane mu nsengero, ibiterane bitagize icyo bimaze. Kubera icyo amabandi yuzuye mu nsengero, kuki mutayafatira imyanzuro? Uti kandi amabandi ariyo yinjiza amaturo menshi. Murasengera igihugu, ni musengera itorero, kuko itorero niryo riteza akaga igihugu. Musenga abaririmbyi banyu baririmbe mu kuri no mu mwuka, musenga ababishopu banyu babe bazima, musenga abakirisitu bakizwe neza, musenga abakirisitu ntibabivange. Murasengera igihugu, ibyo cyagombaga gukora cyarakoze. Ariko umuturage n'umukirisitu iyo mubigereranyije murabona iki? Za nyakatsi zarasenywe, ubu nibati. Abantu bari kuryama kuri matera, bararyamaga ku bishogoshogo. Ubu barambara inkweto, bagenzaga ibirenge. Abantu bari barwaye bwaki ntigihari, babonye girinka bari kunywa amata. Hanyuma reka mbabwire, bwaki yari iri mu gihugu, iri mu barokore. Itera nyuma ryavuye mu gihugu, riri mu itorero mu bakirisitu. Ese umuntu uko yorojwe girinka akaba yirahira ati rwose ngewe rwose ubu dusigaye tunywa amata ndetse twabonye ifumbire, hanyuma akirahira ati ndashimira nyakubahwa, wowe abakirisitu uyoboye wabamariye iki? Baracyari indaya, baracyata abagore babo n'abagabo babo, baracyashaka abagabo 7 n'abagore 8, baracyari amabandi, baracyari ingegera, baracyari ingetura mu nsengero, n'abajura n'ibisambo n'ibisoma. Ese reka nze nkubona, iyo ubona mu mudugudu hari iterambere, ukabona mu rusengero rwawe hari iteranyuma, tuvugishije ukuri, kuki mutagira n'ishyari ryiza? Imana igira akara rero, niko kantu nagira ngo mbabwire. Igira akara kandi yarakara igakora ikintu kibi. Imana yo mu ijuru ngo irangije ngo yitegereza Nowa disi, umusaza witwaga Nowa, wari warayibaye ku birenge by'Imana. Iravuga ngo iki gihugu kimeze nabi, abantu barimo barasambana, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, umukobwa ku mukobwa, umusore ku musore. Abagabo bazinutswe abagore, ahubwo bari kwikundira abagabo bagenzi babo. Abagore bazinutswe abagabo, ahubwo bikundiye abagore bagenzi babo. Abakobwa ntibagishaka abasore, ahubwo barishakira abakobwa bagenzi babo. Imana irabirebera byitegereza, ibona ko barimo barasambana, bagira ubusambanyi bw'indengakamere, aho basambanya amatungo, aho basambana abana, bagasambanya n'abanyina, aho basambanya abakecuru, bagasambana. Ibyaha biragenda birazamuka bigera ku Mana, iranukirwa, iravuga ngo ngiye kubarimbura. Imana yari yapanze kubarimbuza umwuzure, iryo ribibanga riri ku mutima w'Imana. Kuko ngo abantu bari babaye babi cyane. Muri iki gice twasomye mu itangiriro ngo abantu bari babaye babi cyane. Ukomeje gusoma ngo ariko Imana iritegereza ngo ibona umusaza wayinambyeho. Haleluya! Imana igireba bayinambyeho, igireba bayinambyeho, igireba abagabo bayinambyeho, igireba banze kwiyanduza, barya ubusa bakarenza nk'umuyaga, igireba abantu bemeye bagahomba ubutunzi bw'uyu mubiri ariko bakunguka Uwiteka, igireba abemeye kuba mu bibazo ariko bakubaha Imana. Burya irabitegereza kandi irabareba. Nukuri ndabarahiye, ntago muzahananwa n'abanyamahanga. Umuceri uzahenda ariko urye. Amina. Kuko utigeze ubafasha ubugegera. Umuceri uzahenda ariko urye, kandi nujya kurya uzajya ubanza urebe umwe mwiza mu gihugu, umwiza kurusha indi. Upfa kuba warubashye Imana. Reka nze nkubwire, hari ukuntu Imana igenda ihonda abantu. Ihonda abantu rwose, buri wese ikamuhonda. Nukuri wende sasa izahende gute? Imodoka yawe uzajya ubone sasa, muri make izajya igutungira mu busabusa no mu bidafatika. Ubona uraramutse, ubona abana bagiye ku ishuri kandi utabaye escrow,
ubone ka gashahara kawe gato kamwe udashaka kwiba, hamwe udashaka kunyereza imisoro ya mafaranga wunguka make, hamwe utararuhanganya na Rwanda Revenue ukiranuka ku misoro, twatuntu duke Imana igucira inzira, ubone burakeye, ubone ideni rya banki uraryishyuye, nuko izajya igutunga mu busabusa, umugore n'abana babeho, umugabo n'abana babeho muri twa dufaranga duke. Imana itwagurira imbago, utagiye kwibisha iminzani, utagiye kunyuza ibintu ku mupaka mwibanga, utakoze forode kandi uri umurokore. Ubone Imana mu kazi, ubonye igishoro, ubone wongeye kujya kurangura, ubone wishyuye n'imisoro neza, udafitanye ibibazo na Rwanda Revenue, ubone ukiranutse Imana, ukiranutse na leta. Ubone primaire barayize, ubone secondaire bayigezemo, ubone kaminuza bayigezemo, ubone mwaka urashize, undi urashize. Imana igutungire mu nduru z'abarasana, igutungire mu nduru z'abana ho bavuga ngo byacitse, ubone ubayeho kandi n'uburokore bwawe uburokore. Iramwitegereza Imana igitwitegereza, ntabwo ari ngombwa ko mutwitegereza sha, hari ukuntu Imana ijya yitegereza. Imana ikakurebera hahandi batabona, Imana ikareba ibitekerezo n'ubwenge bwawe, Imana ikareba imigambi n'imishinga yawe byo kuyubaha, kareba ukuntu horo uyitinyira hatagaragara, tibi ibintu ntago nabikora ndi umukirisitu nubwo bikomeye. Aha hani yidosiye hoya rwose, ibi bintu sinabisinyira narayubashye, ibi bintu hoya rwose, nubwo wari ukwiye kumpa akazi, nubwo wari ukwiye kunzamura mu ntera, ariko nubaha Imana. Ibi bintu iwacu ntago tubyemera, ni abasenga suko bitwara. Ubona Imana irakurengeye. Imana ireba umusaza Nowa, iramubwira ngo Nowa ngiye kukugira inama, iramubwira ngo ibarize inkuge yawe. Amina. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi nubaza inkuge Nowa muhungu wanjye, ntuyibaze mu bibonobono, kandi ntuyibaze mu mbigo, hoya ntuyibaze mu nturusu, ntuyibaze mu biti byoroshye, ahubwo goferu uyibaze, ubaze inkuge mu giti cyitwa goferu. Amina. Kuko ni igiti gikomeye, ni igiti umuswa utarya, ni igiti kitamungwa, ni igiti gikomera ku zuba, ni igiti gikomera mu mvura, ni igiti kiramba kisaza kigikomeye. Urugi rwaho rurakomera kandi n'urubaho rurakomeye. Ubaze muri goferu. Umusaza rero Imana imubwira ubugari bw'inkuge, imubwira uburebure, imubwira uburyo azayubaka. Maze umusaza arayubaka, ariko uko ayubaka akaba ari nako ahamagara. Erega turahamagara, uko ayubaka ni nako ahamagara. Nimuze mufashe tubaze inkuge, hari imvura igiye kugwa nyinshi, umwuzure ugiye gutemba. Nimuze mufashe, nkuko twirirwa tuvuga. Bamwe bati nagasaza, abandi ngo kataye umutwe, nikajye kubaza niko katagira akazi gakora, nkuko mwirirwa mudutuka. Ego sha, nkuko mwirirwa mubivuga, na abagore bashenye, nta bagabo bagira, nta jambo bagira. Nibavuge baje guteka imitwe, barimo gushaka abadiaspora ngo babishyure, ya yandisha mujya muvuga sha, na Nowa mwaramuvuze, niko mwabaye. Baba baje kwishakira amavyuzi. Ubu twese twabaye escrobandi, twese twabaye ingegera. Nibyo nayo mazina, ariko arabahamagara ntacyo. Nzarangurura, nzababwira, nzababurira, kuko ndabakunda n'Imana irabakunda. Umusaza ati nimuze mufashe baranga. Hanyuma ngo arayubaka, harayubaka uko Imana yabimubwiye. Umusaza arubaka inkuge, arayubaka, arayuzuza. Amaze kuyuzuza rero, erega reka mbabwire, nzi neza ko ibi bintu mvuga ntacyo bimara, nta n'icyo bizamara. Mfite amaguru abiri, mfite amaboko abiri, ndi umuntu ufite ubwenge, ndi umuntu uzi ibintu nakora, ndi umuntu n'ubundi mfite n'ibyo nkorana n'ubu, ndi umuntu wakagura imbago z'ibyanjye. Ibi bintu nkabiparika, nkabireka, nkabishyira ku ruhande, nkashaka ibintu binzanira kashi, nkakora ibintu mutanantuka mutazanamenya n'ibyo mbamo. Ariko ibi bintu nzi ko bifite umumaro. Nzakomeza ndangurure mu izina rya Yesu kugeza igihe ineza y'Imana muyiboneye, kugeza igihe mukirijwe mukamenya umwami Yesu, kugeza igihe mugeze ku kigero cyo gutinya Imana no kuyikunda. Nzarangurura kandi nayo ntago izahwema kubagirira neza abazayishaka n'abazayumva.
ngo amaze kuyuzuza hari igihe ubutumwa bwiza buzuzura, hari igihe Imana izavuga iti ni mucece ku bundi nkore, hari igihe Imana izaduha akaruhuko. Cyane Imana yajyaga imbwira iti kora kuko nzaguha akaruhuko. Muri covid bireka duhaye, irongera ambwira ngo ho ihangane kora nzaguha kurya wicaye. Imana ishimwe. Nawe wumva uko bimeze biryoha kubi. Umva mbabwire, amaze kuyubaka inkuge, amaze kuyibaza uko Uwiteka mutegetse, Imana iramutegeka ngo injizamo abakwe bawe n'abakazana bawe n'abahungu bawe, injizamo abana bawe, injizamo umuryango wawe. Ndashimira Imana ndayishimiye. Uko turi nuko tumeze, ntabwo ijya turokora twenyine, iturokorana n'abo tuvukana, ikaturokorana n'abo twabyaye. Haleluya! Iyo wubaha Imana ikakwishimira, ikurebana n'abakwe bawe, ikurebana n'abakazana, ikurebana n'ubuvivi, ikurebana n'ubuvivure, ikurebana n'abuzukuru, ikurebana n'abagukunda, ikurebana n'abakwishimira, ikurebana n'abagusabira umugisha, ikurebera no mu bakwifuriza kubaho. Ntabwo Imana ishobora kundeba ngenyine, iyi nkebutse ikebukana n'umuhungu wanjye, igakebuka abakobwa banjye, igakebuka bankomokaho. Imana ihabwa icyubahiro. Igera ku rwego Imana imubwira ngo nagende ajya afata mu biguruka, mu byo mu ishyamba, mu byo mu mazi, mu byo ku butaka, ajye yinjiza ikigore n'ikigabo. Nimba ari intama azane intama, inyagazi n'isekurume. Nimba ari inka azane inyana, azane n'ikimasa. Nimba ari inuma azane inuma. Ibinyarwanda biragwira. Aho ndavuga ngo azane inuma se y'umugabo n'umugore mwakabyarabwe. Ariko nyine hoya ni ikigabo n'ikigore, inuma ikigabo n'ikigore, ihene ikigabo n'ikigore, mu mafi yo mu nyanja ikigabo n'ikigore. Nimba habamo no guterana inda kw'amafi ntabyo nzi, icyo nzi no ko yavuze ngo ikigore n'ikigabo. Maze ibyo mu mashyamba ibisimba haza ikigore n'ikigabo, ikigore n'ikigabo. Maze arabyinjiza mu nkuge. Mureke mbabwire ikintu cyanteye umubabaro hano hantu mw'abantu. Nababajwe n'ukuntu ibisimba byarokotse abantu icyo gihe bagapfa. Hanyuma ngo inkuge imaze kuzura, ngo n'ibintu Imana yamubwiye kwinjiza ikigore n'ikigabo bimaze kugeramo, hanyuma ngo Uwiteka ubwe arikingira urugi rw'inkuge. Amaze gukinga, ngo bagiye kubona babona ibicu bitangiye kureta. Ibicu birareta imvura, ariko ngo babona imvura ngo bakavuga ngo n'ubushize yaraguye. Ariko ubukana bw'igicu ngo bugenda bwiyongera bugira imbaraga. Hanyuma ngo imvura iragwa basanga isanzwe igwa, ariko muri kwakugwa ntihaza imvura yeza imyaka, ahubwo haza imvura irimbura abantu. Imvura iragwa ngo batangira kubona ngo ni imvura idasanzwe, ngo baza birukanka ngo bajya kuri ya nkuge umusaza yabaje bose bakanuye amaso. Nkubaha mwirirwa muvugiriza induru aho mwicaye, ibintu bigapfa mukabyitegereza, kandi muri mwe mufite ubuhamya bwazura abantu, mufite ijambo ryakiza abantu. Nge sinajya kuri YouTube, dore babagore bo kuri YouTube. Sawa nta kibazo. Hari igihe kizagera rero turimo turabaza, kandi turabaza izo tuzabamo twebwe n'imiryango yacu. Ntabwo uzadodora ngo bikunde, kuko ubuzima bwanjye n'ubwanjye, nawe ubwawe n'ubwawe. Ikikubwira ko ubuzima bwanjye ari ubwanjye. Kuri banke aho mbitse amafaranga nta zina ryawe ririho, icyo nacyo kimenya. Nta zina ryawe ririho ku myirondoro yanjye muri systeme y'igihugu. Abana banjye bazamo, bajya kureba igisekuru cyanjye, barebamo umuryango wanjye, ariko wowe nturimo ku gisekuru cyanjye. Ndetse ndashaka kukubwira ngo nanjye sindi ku cyawe. Nicyo kikubwira ngo bazi yawe nanjye mbazi yanjye. Gahunda ni ukubaza muri gofero. Mureke mbabwire, baradodora
Nowa dukingurire, Nowa we dukingurire, Nowa dukingurire turapfuye. Nowa aterega sinjye wakinze, Uwiteka niwe wakinze. Mureke mbabwire, babingingira gusenga mukabyanga, bakabingingira gukorera Imana mukabyanga, bakabingingira kuza mu rusengero mukanga, tukabinginga ngo nimukizwe mukanga. Hari igihe Imana izakinga Mwami Yesu ntiyongere gukora. Hari igihe izakinga isengero ntizibona abazinjiramo. Hari igihe ibintu byose bizarangira, ahubwo ibyo umuntu wese yakoze bize bimwiyanike ku gahanga, biba ari byo bimurokora. Ariko mwene data ndi gusoza, inama nakugira, senga Imana bigishoboka kuyisenga, ukorera Imana bigishoboka kuyikorera, ubu umuntu mwiza bigikunda kuba umuntu mwiza, ukora imirimo myiza mu gihugu, ubu umuntu mwiza. Wifuriza abantu amahoro, usaba amahoro mu gihugu, usaba umugisha mu gihugu, usabira abakuru, usabira abatware, usabira abami, ubu umuntu mwiza mu itorero ryawe. Bumuntu mwiza mu itorero ryawe, ntukajye mu itorero ngo urisengeremo hanyuma ngo ujye no kurisebya no kuriharabika. Nimba wumva bitava muzarivemo, kuko nubundi uri kuvomera mu kiva. Ukunda igihugu, ukunda itorero, ukunda umuryango ukomokamo, ukunda umuryango wawe, ubundi wubaha Imana, imigisha yose izakuzaho. Hanyuma soza ndi kukubwira ngo wabaje mu mivumo, wabaje mu bikenyeri, ntago iyo nkuge yawe nkuko twatangiye ntago uzayihishamo izava. Ibintu muri kubaza ntago muzabyihishamo, muri kubazisha amasengesho avanze n'ibyaha. Murimo kubaka ibintu by'amafaranga gusa adashyigikiwe n'izindi mbaraga. Muri kubaka ikintu bita ibifaranga byinshi, muri kubaka ibifaranga ku makonte, muri kubaka ubusitare, muri kubaka ibyubahiro, muri kubaka guhitinga, muri kubaka kudatinya Imana, muri kubaka ibintu bidafashije. Ariko ujye utinya ikintu uzapfa ukagisiga, ujye utinya ikintu uzarwara kanseri ntubashe kongera kurya, ujye utinya ibintu muri kubaza mu bibonobono. Ntago reka mabwire, kubaha Imana, gukorera Imana, gutinya Imana, gukora ibintu Imana ishaka, kugendera mu bushake bw'Imana, kuba mu buzima Imana ikunda, n'ukubaka muri gofero. Ubu urimo kwiteganyiriza imvura y'amahindu y'ibibazo, nta kizagutwara. Ibyago n'ibyorezo nta kizagutwara. Imakuba akugose nta cyazagutwara. Agahinda n'imiborogo ntacyo bizagutwara. Ibibazo byawe n'ibyo mu muryango ntacyo bizagutwara, kuko wubatse muri gofero kandi ubazi inkuge, uyihomesha ubushishi. Wasenze mu kuri no mu mwuka, ukorera Imana mu kuri no mu mwuka, ubaniye n'Imana ntaho uyikinze. Wabaje muri gofero, ibyago ntacyo bizagutwara. Indwara zidakira ntago zizakwica nushaka ubuyifite. Eka nkubwire, ubugome bwa Satani ntacyo buzagutwara, amayeri y'abadayimoni ntacyo azagutwara. Yesu nashimwe kandi nahabwa icyubahiro. Ndashaka gusoza ibintu muri kubaka. Mwubatse ku bantu, ni mwubaka ku Mana. Icyo ni igikenyeri, iyo nkuge yawe izatoboka. Mwubatse kwigwirizaho abantu mu nsengero, baraza baba benshi ngo bamenye ko urusengero rwawe rwuzuye abantu n'ibyo ufite. Ariko imbaraga z'Imana mu rusengero rwawe ntago ari nyinshi. Imana nta nubwo ikuzi. Intego yawe niyo gushaka amaturo, intego yawe niyo kugira icyubahiro gikomeye. Ibyo ni ibikenyeri, iyo nkuge izatoboka. Imvura nigwa, zebrere tandoze nekanda la bande zeresire dry. Imvura nigwa izatoboka, kuko ntago ari muri gofero. Ariko iyo wubaka
wubaka ubumana mu bantu, iyo wubaka Imana mu rusengero rwawe, iyo wubaka ijambo ry'Imana n'umwuka wera n'imbaraga z'umwuka wera, ntacyo wari kuzaba. Herezekire tando, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Wabaje mu bikenyeri, inkuge yawe izatoboka. Nihaza uburwayi budakira, inkuge yawe izatoboka. Nihaza icyorezo cyica, inkuge yawe izatoboka. Abagome nibaguhagurukira, inkuge yawe izatoboka. Satani nakugaba w'igitero, inkuge yawe izatoboka. Nugera mu minsi mibi n'ibihe, inkuge yawe izatoboka. Nuhura n'abazima babi barutwa n'abazimu, nuhura n'ibyago n'amakuba, izatoboka bikugereho, izatoboka upfe nk'utarasenze. Inkuge yawe izatoboka, kuko utubatse muri gofero, ntiwubatse ku Uwiteka, wubatse ku mafaranga, wubaka ku cyubahiro, wubaka ku bagukomera amashyi, wubatse ku bakuri imbere, wubaka ku yandi maboko, wubatse ku mashuri, wubaka ku cyuricyo, wubatse ku ntebe wicayeho. Ridene tandasiki, urubaka wubakaho. Inkuge izatoboka, amakuba azaguhitana, ibyago bizaguhitana, Satana azaguhitana, kuko wubakishije ibidafite umumaro. Ariko abubatse ku Uwiteka, resikivo, abubatse ku Uwiteka, abizeye izina rye n'imbaraga z'ubushobozi bwe, abo yabahaye kuba abana b'Imana bafite ubutware, yabibarujeho. Hazabarinda amajya n'amaza, hazabarinda amakuba n'ibyago, hazabarinda icyorezo, hazabarinda ibyica, hazabarinda mugiga izatera, hazabarinda ibyago n'amakuba, hazabarinda ibibagose n'ibibazengurutse, hazabarinda ku gato no ku kanini, hazabarindana n'ibibakomokaho. Tugiye guhamagara yera uhereye nonaha. Inkuge yawe wayubakishije iki? Tugiye gusenga. Buri wese ujya kubaka niwe ibyo wubakishije urabizi. Ibyo uri kubakisha muri korari, ibyo uri kubakisha aho usengera, ibyo uri kubakisha mu buhanuzi, ibyo uri kubakisha mu murimo, ibyo uri kubakisha mu ivugabutumwa, ibyo uri kubakisha ku mugore wawe, ibyo wubakishije ku mugabo, ibyo wubaka mu rugo, ibyo wubaka mu muryango, ibyo wubakira ku matelefone, ibyo wubaka tutareba, ibyo wubaka ninjoro hatabona, ibyo mwubakira mu mahoteli, ibyo mwubakira mu byumba muraramo, ibyo mwubakira mwaresiki mwarenze imipaka, ibyo mwubaka muri mu ntara muvuye i Kigali, ibyo mwubaka muvuye mu ntara muje i Kigali, ibyo mwubaka abagabo batareba, ibyo mwubaka abagore banyu batareba, ibyo mwubaka muri ba basore, ibyo muri kubaka mu bakobwa, resekerevo sayini, ibyo muri kubaka. Mana y'imbaraga, noneho ndagushimye Yesu, ndagushimye rwose, ndagushimye kubwira ijambo, ndagushimye kubwira ijambo n'ubusobanuro umpaye. Twabanye papa, wasobanuriye, nanjye ndabasobanurira. Habwa icyubahiro. Ndasengera abana bawe, ndasengera badukurikiranye, ndasenze papa, ndabasengeye abigometse ku bwami bw'ijuru, ndabasengeye abavuye mu masezerano, ndabasengeye abataye Imana, ndabasengeye abatarakumenya, ndabasengeye Yesu, ndabasengeye cyane. Ndabasabira gukizwa, ndabasabira kugutinya, ndabasabira kukubaha, ndabasabira kugendana n'Imana. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, ubwami bubegere, babazi zawe zibe kuri bari nyinshi, ubagarura bagiye, abataye ubagarure mu nzira, abatarakumenya nibakumenye. Izina ry'Imana ryamamare, izina ry'Uwiteka rigere kure, ubwami bwawe Yesu nibwamamare kandi bugere kure. Uri umukozi w'umuhanga, uri umunyembaraga wacu, uri ibyiringiro bizima. Amen. Imana nibahe umugisha cyane, ndabakunda kandi n'Imana irabakunda. Mukomeze mukomere kandi mugubwe neza. Ubu butumwa mujye mubuha abandi, mukora share kandi mukomeze mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen.